Patrick. Neza bita Jama. Jesus. Wow. Jewe man. Tacheze. Bini bicyurimo. Nibi nabo rero kabisa. Ntabwo mbyumva. Patrick. Patrick ni wowe. Amfa ngurandaburiza abantu. Jesus. Ubona niki sinengewe. Kanicare tuganire. Nicaye muri hose Jama. Oya uretse gato. Akira mani miraho. Kano gatuma njya kuri bantu. Nga basi zanana. Patrick usigaye nk'urumogi. Zana bana nicyo utabona se niki. Akanenywera. Uyu ni Patrick nzi cyangwa nundi? Harundo ya mu maso yawe se nengewe. Jesus. Ntabwo ndi kubyumva. Cyo tumva se niki kijama. Burazi. Mufitiye inama imwe. Ubwo se niyo ushaka kuba. Nagacupa se ujya kungurira cyangwa nakandi. So nako nakagura. Ariko numfasha ukanyumvira. Ngase shyira anga basi. Uretse gato tugendana. Patrick. Ndakumva. Waba wibuka kera? Ndabyibuka abantu n'ibya zamani. Waba wibuka iterambere wari ufite utarajya mu ivi? Aho hari kera kandi nta kintu nigeraga njya yuko ntabwo byatumye bitagenda. Uza amadene bafitiye mani. Hano wanyura ngo nambwira ngo biri bute. Ntibanyura bose bambwira ngo wahombye ute. Umva rero nkubwire Patrick rero. Kankubwire sibyo? Ndagira ngo ubufashe. Sibyo? Ariko mbabarira. Ni igishoro se ugiye kumva. Buretse nyumva ntega amatwi. Sibyo? Utekereza kuba umeze gutya ngiye bitari kumbabaza se? Rwose nabikubabaza genda ungurira agacupa. Buretse waba wibuka ubushuti twadufitanye. Ndabuze. Waragiye urazima nzi ko wenda waguwe neza ngira ngo waranyibagiwe kwera wagize ubukire nyine bwiyongere kubwo wari ufite ngira ngo none ni ngiye usigaye uri bana muza yo mubonye bakiza ubusaho nkeneye sinakubuza. Imana ikore igitangaza n'ukuri. Kore igitangaza se ko yankuyeho amaboko. Umva rero nkubaza ikibazo kimwe. Ubundi ibi bintu byaje gute byatangiye gute kugira ngo bibyisangemo byagenze bite? Konzi ko ari umwana mwiza turi inshuti tujyana gusenga byaje gute kugira ngo wisange ngo ibintu by'ibimogi no kubera iki kutarubayeho nabi wari ufite moto wari ufite boutique just why shimye kubiza none byagenze se uburyo byagiye ntabwo wabibonaga nose konzi ko ari umwana mwiza nta n'ibintu by'abakobwa wajyagamo basi ngo bakurye baraguhombeje byaje bite ngiye nicyo cyakunsobanurira ariko ubwo uzo kuntu abantu bazaga ngo amereze ikintu ndaje mu kanya bakagenda ntibagaruke. Ubuse ntago nahombye hari no durasambira ati fata kana navege bireka abantu ubwo bite bisobanura neza ko naya sambo yiriye nuvuga ngo ukuntu ubona nyine kuri uko ndeba niko bashije kwibonera hano n'iterere kiraka ndagitera bakanyihera amagi kono wari umusore none ndera kunuto ashizemo use avebya n'ibyisi bantu ngagira kaho gonjugunyira amakara. Mbare nkubwire ingaruka z'ibi bintu burimo sibyo se zabareza mburetse nzikubwire reka nzikubwire basi mbabaru ntega amatwi sibyo please ntega amatwi basi nsobanurire sibyo gatuma njya furimani. Okay so ubwo izo ni inyungu zawe ariko reka nkubwire ingaruka rero zizo furuba wagiyemo. Okay ndabyumva reka nkubwire none ingaruka zizo furuba wagiyemo urumva icyambere umuntu wari umugi ntashobora gutera imbere cyo ni icyambere uretse ubuse nateye imbere gake Jama. Okay buretse nyine icya kabiri ntatekereza neza icya gatatu agira unuza urugomo ibyo bintu ntubifite banzumbye ko nkubeshye ibyo bintu ntubifite n'abantu babaza nyine none ngambwe buretse banzumbye ninde muntu wakifuza kugira neza akubona gutya ariko mu gihe wabivuyemo just umuntu ashaka kugufasha akabati bite ko mbere wari umuntu muzima fata nkuguriza amafaranga ugende wiyubake uzaba yanyishyura none ngumbwira umuntu wawe ushaka kugwa amafaranga mu mwari muziranye naje ndimo amaboko naswa abantu baya abarira rwose wihangane wikosore uhinduke rwose wongere inshuti yanjye rero twari inshuti nsohoka mani byarise ahubwo se nakandi ufite ngo ushyiriremo cyako nari ifite gashize urambabaje ntago wabyumva washyiriyemo kandi basi Patrick ndakumva ntago nakureka umeze gutya asa n'utandikura ko ntago nakureka umeze gutya ubwo ntago ubu ni ubushuti dufitanye
cyangwa twaba dufitanye ntabwo nshobora kuvuga ngo ndakureka nk'ubonye umeze gutya Patiri ariko mwari washyiriyemo akamakara kunaniye n'inshuti yanjye ntabwo none se raba dore na cya kibabironi kiraje ari weho n'iyi nzererezi niyi uransuza umbaza iki weho n'iyi nzererezi niyi Marine muraganira iki muraziranye uyu si mayibobo yina hari umuntu utamuzi niyirirwa yiba niyirirwa kubita abantu basanze mu mayira hari umuntu utamuzi none nawe ugiye kwifatanya nawe ugiye kwimbaho nkawe umva Arine ngiye rwose uyu musore turaziranye nanjye kuva na kera muraziranye n'inshuti yawe n'inshuti yawe uyu musore turaziranye kera ataramera gutya ubu nanjye kumubona gutya byanteye agahinda nari ndimo ndamugana kugira ngo ave mw'ibi bintu umuganiriza iki none umuganiriza iki bene abangaba nibo mageragere yubakiwe nibo bagomba kubamo bakituriramo ahasari wajya uba umuntu muzima umuntu muzima kuburyo nanjye nzajya ngira imishikirano nkashikirana n'uyu none uyu muntu wajya umenya ubwenge nyine reka nkubaze none uyu muntu umuretse ameze gutya yazahindurwa nande mu gihe twaba tutamubwiye ibi hinduka ibiki uyu ni uwo guhinduka yakigishwa nawe akaba umuntu yakigishwa akaba umuntu yakigishwa nawe akaba umuntu sibyo uyu ntabwo abantu nk'aba ntabwo abo kurekwa gutya ngo umuntu abamune wowe ugura aho si muri mu biki muri gusangira muri mu biki ari inyumva je ntabwo kari hategera abagore afata ku ngufu kari hategera abari bwambure nawe mwaje gufatanya akazi muri kwiseta ari nuranzi neza sibyo uranzi turisha turanzi ndakuza ariko ntabwo narinzi ko wagira ububandi nk'ubu ntabwo narinzi ko nawe wamayibobo nk'uyu muntu asari nawe ujye umwicarana hano ku muhanda ari nawe w'umukristo koko nayo magambo uri kuvuga ndi umukristo niyo mpamvu ntavugana nawe niyo mpamvu ntamenyana nawe bene uyu ni wo kujyana imageragere akabayo agatura yashaka azanapfira wenda abantu bakagira amahoro ari ntabwo nzi ko ufite amagambo nk'ayo ngayo ubwo nawe urantunguye nk'uko uyu muntu antunguye nawe urantunguye nabona ujya gusenga nkajya uri umuntu ufite urukundo ntabwo ushobora kubona abantu bameze gutya ngo begere ubaganirize nicyo kintu ndi gukora none kuba wakagira umuntu ukamuganiza n'iki niba njya gusenga ngira urukundo nanjye nze mfatanya nawe se kunywa ifege se tunywane urumogi none se Yesu atubwiye ngo iki tugufata abantu nk'aba tubahindure iyo azahindurwa nande muri guhindurana ndi kumuhindura kugira abashe kumenya ibyo arimo ububi bwabo mwereke inzira nziza sibyo ubu nawe ugiye guhita umera nk'uyu muzangwera utamenye wazonzwe utamenye ibintu wakabaye mfashije tukaza kumubwira ibibi by'ibyo arimo ubu wowe igira ukunywa ririhera igira ukunywa ririhe cyangwa urambonye urabihishe nawe ngo utange raporo mu bantu bari kunanirana muno cyangwa wasanga musigaye mufatanya ndumva rero nta kintu kutwungura icyiza niko wakegendera nta kintu kutwungura nta kintu kumfasha none se umugore iki ngiye kubagurira se mbazanire dore we n'ubundi we wanatumbuye hejuru Patrick ushaka iki ushaka ko ari wagiye mbabara ugende ngenda mwebwe n'abashikirije n'ubundi nta kintu uri kumfasha ngo duhindure uyu muntu tumubwire ibibi by'ibyo arimo byo kunywa ibitabi abivemo iyi Marine singewe igihe iyi Marine nayijyana ntabwo nagamba wewe uzapfa uri ku muhanda basi genda tureke genda utamenya ubwenge nawe baragutwara genda ntacyo uzabibona genda Pati urumva ko wamaze kuba iciro ry'umugani muri quartier hose bakuzi wumvisha ibigeso uriya mukobwa avuze usigaye ukora nabyo sinarimbizi utari wabimviye biriya ni ibyo wabivugiye ufata nawe ko usanze mbirimo biriya ni ibyo bivugiye ntose ibi ngibi urimo byo n'ibizima ariko usanze se abo ngabo ari kukubwira urababonye mvuga nkubwire ibyo wirebera Patrick ndakujyana ariko urabo njyana Patrick mbara uze tugende sibyo please ndakwinginze baruva hano ni kuri kwima Patrick ako kantu nakagura ariko mbabara uvemo ibi bintu sibyo baruvemo ibi bintu Nimba baruvemo ibi bintu rwose tugende